Muraho neza, mbahaye ikaze kuri YouTube channel Eldad Academy, by'umwihariko abageze hano bwa mbere. Njyewe nitwa Elidezo cyangwa se unyite Eldad. Hano mbagezaho ibiganiro ndetse n'ubusesenguzi kuri Pi Network, twigira hamwe uburyo twakoresha AI tukiteza imbere. Muri iyi minsi mbafitiye byinshi byiza mu ntangiriro z'ukwezi tugiye kwinjiramo kwa munani, tugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe. Mbahaye ikaze rero, ariko uyu munsi munyemerere twanzure tugira tuti mu minsi yashize ushobora kuba warabonye igiciro cya Bitcoin kimanuka, igiciro cya Ethereum kikagabanuka, igiciro cya Picoin kikagabanuka cyane. Ariko buriya nago ari izo coin zonyine zamanutse, ahubwo muri rusange wabonye isoko rya cryptocurrency rigwa cyane. Ibi ngibi byatumye abantu benshi bibaza bati ese cryptocurrency irarangiye? Batese iki cyaba ari igihe cyiza cyo kugurisha cyangwa ni amahirwe mashya ku bashoramari b'igihe kirekire? Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru yatumye isoko rya cryptocurrency rimanuka aka kageni ku buryo budasanzwe, ndetse turaza no kureba uko isoko ryagiye rimanuka mu bihe byahise hagiye hakurikiraho iki, kuko isoko rya cryptocurrency rirangwa no kuzamuka cyangwa se no kumanuka cyane, rihora rihindagurika. None mu bihe byahise iyo isoko ryamanukaga hakurikiragaho ibihe bihe, turaza gusesengura ubwo ni gute dushobora kwitega ibihe biri imbere. Hanyuma ngo uhaye ikaze, iyi video uraza kuyikunda cyane kuko by'umwihariko turaza kureba n'iki cyatumye Pi Network imanuka cyane. Turaza kugira umwihariko ku cyatumye coin ya Pi igwa, ariko by'umwihariko turaza kureba muri rusange n'ibiki biri gutuma isoko rya cryptocurrency rimanuka muri ubu buryo budasanzwe. Unyemerere twihute cyane tujye ku mwanya wa mbere. Ikintu kiri gutuma isoko rya cryptocurrency rimanuka kiza ku mwanya wa mbere ni Bitcoin ETF, kugabanuka kw'ishoramari muri Bitcoin ETF. Ubundi iyo tuvuze Bitcoin ETF tuba tuvuze ko hari ibigo bigura Bitcoin hanyuma bikasigara biri kugurisha imigabane ya za Bitcoin zaguzwe. Ubundi iyo tuvuze Bitcoin ETF mu magambo arambuye tuba tuvuze Bitcoin Exchange Traded Fund. Ni nk'ikigega cyangwa fund kigura Bitcoin nyinshi, hanyuma kuko hari abantu baba bashaka kugura Bitcoin ariko batayiguze ubwabo kuri wallet, kuko baba batekereza ko hari risk. Hari ibigo biba bizwi bigenda bikagura Bitcoin ku buryo bisigara biri kugurisha imigabane ku bantu wenda batizera crypto, bavuga ati nguze Bitcoin kuri wallet kuri Binance cyangwa handi igahomba nabarizahe. Ariko iyo umuntu akoresheje ubwo buryo bwa ETF akagura imigabane mu bigo bigura Bitcoin, bituma ibishoro bye cyangwa se iyo migabane ye iba yizewe, kuko niyo Bitcoin yamanuka wenda n'agaciro kama ETF karagabanuka, ariko by'umwihariko biba biri safe cyane ku bantu ariko wenda batizera cryptocurrency. Ni ukuvuga ko ubwo ngubwo Bitcoin ETF igira uruhare ku giciro cya Bitcoin, kandi Bitcoin niwe mwami wa cryptocurrency. Uko byagenda kose, iyo Bitcoin imeze nabi n'izindi coin zimera nabi. Iyo Bitcoin imeze neza n'izindi cryptocurrencies zose zimera neza, nubwo zose zitamera neza ku rugero rumwe, ariko Bitcoin niwe mwami wa cryptocurrency. None ni ukubera iki ziriya ETF zigira uruhare ku giciro cya Bitcoin? Iyo abantu benshi baguze ETF, ibigo bicuruza izo ETF biba bikeneye kugura Bitcoin nyinshi kugira ngo bibone imigabane izahaza abo bakiriya babo. Ibyo ngibyo bituma habaho demand, bitewe nuko Bitcoin iba
ifite impamvu iri gushakishwa kandi iri kugurwa n'ibigo apana abantu ku giti cyabo, bituma rero igiciro cya Bitcoin kizamuka. Ariko ntago ETF ihora ituma igiciro kizamuka, ishobora no gutuma kimanuka, kuko buriya muri ETF habamo ibintu bibiri. Hari ikintu cya mbere cyitwa Bitcoin inflows, ni igihe abashoramari bari kugura imigabane ya ETF bigatuma n'igiciro kizamuka. Ariko hari n'igihe habaho ETF outflows, ni igihe noneho abashoramari bari kugurisha imigabane yabo ya ETF bigatuma nanone igiciro cya Bitcoin kimanuka. Ngire ngo ni ibintu byumvikana neza cyane, wenda wajyaga wumva ETF Bitcoin ETF ariko nubisobanukirwe neza, ariko ako kantu uba ukwiye kukamenya. Ikintu cya kabiri kiri gutuma igiciro cya cryptocurrency kimanuka ni politiki ya Federal Reserve. Iyo tuvuze Federal Reserve tuba tuvuze banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banki ishinzwe ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo ihuye ikibazo n'ubundi kigera ku isi yose. Rero banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nkaho ariyo iba ari banki n'ubundi igenga ubukungu bw'isi yose. Ni nako rero tuza kubona ko igira uruhare muri cryptocurrency. Buriya iriya banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Federal Reserve mu magambo y'imine bayita FED, Federal Reserve. Buriya iriya banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko ibishinzwe kurwanya ibihe bidasanzwe, ibyo bita mu rurimi rw'icyongereza inflation. Inflation ni igihe ubukungu bw'isi buba butari mu bihe bisanzwe. Urugero, essence yazamutse, essence izamutse bituma n'ibiribwa bihenda. Icyo gihe, iyo turi muri icyo gihe tuvuga ko habayeho inflation. Rero icyo banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora, ihita igabanya interest rate. Iyo tuvuze interest rate tuba tuvuze amafaranga umuntu yunguka bitewe n'inguzanyo yafashe. Iyo ugiye kuguza banki hari amafaranga uba wunguka buri kwezi cyangwa buri mwaka kangahe kwijana. Rero iyo ngiyo niyo iba ari interest rate. Iyo turi muri ibyo bihe bidasanzwe, turi muri inflation, bituma banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ari igenzura nyine n'amabanki yose nyine nkuko nabivuze ko ariyo igenzura ubukungu bwa Amerika, bituma izamura interest rate, bigatuma abantu babona ko inyungu ku nguzanyo ihenze. Of course ni babe bakiri gufata credit. Iyo abantu batari gufata credit bituma amafaranga ari kuzenguruka aba make cyane. Ibyo ngibyo banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banki ishinzwe ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twabonye ko yitwa Federal Reserve. Ikintu gituma izamura interest rate, icyo ibigamije kuba ari ukugira ngo amafaranga ataba menshi kandi ibintu bihenze, bigatuma bigira n'ikibazo cyangwa bikazagira n'ikibazo mu bundi buryo. Kuba ari ukugira ngo amafaranga n'ubundi abe makeya, nubwo ibintu byahenda ariko nta mafaranga hari, byanze bikunze ntago bifata igihe kirekire, kuko amafaranga aba yarabuze. Hari ibintu biba biri mu mabutike, mu masitore bizarangiza garanti, byanze bikunze aho gucuruza imari itagenda, hari uburyo biba bigomba kugenda, ibiciro bikongera bikagabanuka. Ariko baravuga ati nidusupplyinga amafaranga kaboneka kandi ibintu bihenze, nta kintu turaba turi gukora, bigatuma bashyiraho interest rate yo hejuru, abantu nibaguza amafaranga, bigatuma amafaranga bari kuzenguruka aba ari makeya. Tubonye ko impamvu banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora ibyo ngibyo mu gihe cya inflation ari ukugira ngo bakore uko bashoboye ibiciro bye gukomeza kuzamuka cyane. Rero iyo turi muri ibyo bihe utibihurira he na cryptocurrency? Iyo turi muri ibyo bihe amafaranga yabuze, abantu benshi bahita bihuta bakavana amafaranga yabo muri asset zidatekanye nka cryptocurrency, bakayashyira mu zindi asset ziri safe, cyangwa se bakayasavinga, bakagura amabonde. Ariko nawe ngire ngo urabizi yuko
kugira ngo ujye kugura cryptocurrency coin runaka nuko uba ufite amafaranga adafite ikibazo. Niba uba mu nzu wishyura ikode ugomba kuba waryishyuye, ugomba kuba ufite stock, ugomba kuba ufite buri kimwe wabona ufite amafaranga, akaba ari bwo uyashyira muri Bitcoin cyangwa muri Pi cyangwa mu zindi cryptocurrency zose ugura. Ibyo ni ibintu byumvikana. Rero iyo amafaranga yabuze, asset za mbere zigomba guhomba, zigomba kuvanwamo amafaranga, ni asset ziba zidatekanye nka cryptocurrency. Rero iyi politike ya Federal Reserve igira uruhare runini cyane muri cryptocurrency, ariko ibi ngibi mu bihe biri imbere nkeka ko bizagenda birangira, kuko amategeko ya MiCA namara gushyirwaho, nubwo wenda biba ari ibintu bigomba kugenda gake gake, step by step, ariko twamaze kubona ko ejo hazaza ha cryptocurrency ari ahantu heza igihe hazaba hari amategeko agenga cryptocurrency, bigatuma guverinoma zibasha gukontorora amafaranga ari muri cryptocurrency. Nibwo cryptocurrency ngewe nzabona ko izaba yemewe, bigatuma n'umugambi wayo ugerwaho. Naho biriya bintu byo kuvuga ngo amafaranga ya cryptocurrency nago agenzurwa n'amaguverinoma, uwo mushinga nago wari kuzaba successful. Ariko iriya MiCA hari andi marembo yadufunguriye, hari ahantu yamuritse, tubona ibintu ko bigiye kugenda neza cyane, ndetse tuzakora n'ibindi biganiro wenda turi kureba impamvu muri iyi minsi tutari kubona amafaranga muri airdrop. Imishinga ya cryptocurrency ntabwo iri gutanga amafaranga bitewe nuko hari urujijo, hari ayo mategeko ya MiCA bari gushaka kumenya aho ibintu byerekeza neza, bagashora ahantu hizewe. Ariko hari n'ahandi hantu abakire bari gushoramwe amafaranga yabo, nk'uko tugiye kubireba ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu ikintu kiri gutuma cryptocurrency imanuka ni ukubera ko abashoramari uyu munsi bari gushora amafaranga yabo mu rwego rwa AI. Muri iki gihe AI iri gukura cyane ikagira ishoramari rinini. Hari abashoramari bamwe na bamwe bari guhitamo gushora amafaranga mu rwego rwa AI bayavanye muri sector ya cryptocurrency bakayajyana muri sector ya AI, kubera ko ariho bari kubona ko harimo inyungu. Rero nari mvuze ni nzakora n'ibiganiro wenda turi kureba ese ni hehe mu by'ukuri dushobora kuba twabona amafaranga dukoresheje internet na telefone zacu. Niba muri crypto nyine abantu bafite ubwoba, na amafaranga twabonamo na crypto project ziri gutanga amafaranga, ariko uru rwego rwa AI ni urwego rurimo amafaranga. Ndetse hano mu Rwanda hari abajene bato cyane rwose, wenda abantu batari kwisanga cyane muri iyi sector ya AI ni abantu nyine bakuze, ariko hari abajene ahangaha bari gukoresha AI na YouTube bakinjiza amafaranga menshi. Nago AI ari ikintu ushobora gukoresha cyonyine, ushobora gukoresha AI n'imbuga nkoranyambaga, AI n'ikindi kintu, bikaba byakwinjiza amafaranga menshi cyane arenze nayo twirirwa turwana nayo muri cryptocurrency. Rero mu biganiro byacu biri imbere tuzibanda cyane uburyo wakoresha AI ukubaka brand ukinjiza amafaranga. Hanyuma ikindi kintu kiri gutuma isoko rya cryptocurrency rimanuka dusanga ku mwanya wa 4 ni igihe abantu bafite ubwoba. Buriya abantu bafite ubwoba, iyo babonye crypto imanutseho gato baravuga bati noneho birarangiye, ntago igiciro kizongera kuzamuka, bakagurisha kubera ubwoba. Iyo abantu benshi bagurishije icyarimwe, isoko rirushaho kugabanuka. None se ibi ngibi byaba byarigeze kubaho? Nk'uko nakubwiye, ni buriya turaza kureba no mu bihe byatambutse iyo isoko ryamanukaga ni ibihe bihe byakurikiragaho. Ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye, kuko nko mu mwaka w'ibihumbi 2018 nyuma y'izamuka rikomeye rya Bitcoin, isoko ryose ryongeye kumanuka cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 habaye crypto winter ikomeye, aho cryptocurrencies nyinshi zatakaje ibiciro hafi 1/2 cyose. Ugasanga niba Bitcoin yari iri ku bihumbi 40 by'idolari, icyo gihe ugasanga yabaye ibihumbi 20. Uri kubona ko ni nacyo gihe turimo, kuko Bitcoin yari iri mu bihumbi 120, yaraguye 1/2 cyayo cyose kiragwa, ubu turi mu bihumbi 60 na bingahe bya Bitcoin. Ibi bintu hari ikintu kiba gikomeye cyane bisigura, kuko cryptocurrency iba mu bintu byitwa
consequence, ni gutyo babivuga consequence. Of course ngira ngo hari murabyumva, iba mu bintu nyine bihora byisubiramo. Buriya n'abatrader ikintu bakora ni ukwanaliza isoko ariko bareba uko mu bihe byahise ryagiye ryitwara. Ariko nubwo nyine muri biriya bihe byose hayabayeho ibyo bibazo, Bitcoin ikagabanuka, isoko rya cryptocurrency rikagwa, isoko ryaje kongera kuzamuka. Ibi ngibi bikaba bitwereka ko kugwa kw'isoko rya cryptocurrency atari ikintu gishya. Ariko nanone tugomba kwibuka ko amateka adatanga isezerano ry'uko azisubiramo uko yakabaye. Nk'uko nari mvuze, ni mu bihe byahise wasangaga uko isoko ryagiye ryitwara hari uburyo nyuma ryazamukaga, kandi ibyo bihe bigahora muri consequence cyangwa se bigahora byisubiramo. Ariko nago ukwiye kumva ko ndi hano kukubwira ko uko isoko ryagenze, uko isoko ryamanutse mu mwaka wa 2018, mu mwaka wa 2022 atari ko biri kuba nk'ubu ngubu, ari nako ibihe byakurikiyeho ariko bizakurikiraho exactly. Uba ugomba gukora research yawe ukamenya icyo ukora mu isoko rya cryptocurrency. None se buriya twitegereje ejo hazaza ha cryptocurrency haba hameze gute? Gusa ariko nanone nta muntu ushobora kuba yaza ngavuga ibizabe ejo ngakubwire ko ari byo 100%, ariko hari ibintu bishobora gutuma crypto yongera kuzamuka. Niba ubukungu bw'isi burushijeho kuzamuka, bishobora gutuma n'isi ya cryptocurrency nayo yongera kwinjiramo amafaranga, bigatuma icyizere cy'abashoramari cyongera kugaruka, bakongera bagashora muri cryptocurrency, bigatuma crypto yongera nayo kuzamuka igakomera. Ariko nanone niba ibibazo by'ubukungu bw'isi bikomeje kuba ikibazo, abashoramari bazakomeza kugurisha, bitume n'igiciro cya cryptocurrency gikomeza kumanuka, kuko amafaranga ashyirwa muri cryptocurrency aba ari amafaranga ari ahadafite ikibazo. Nago waba ufitiye umuntu ideni, hari ibibazo ufite, gufata amafaranga yawe ujye kuyagura Bitcoin cyangwa iyindi coin. None se ni ukubera iki Picoin ariyo yaguye cyane? Mubizi neza ko Pi yageze ku madolari 2.99, ubu ngubu iri kuri 0.08. Gusa nge nago binungura nyine, nago ibi binungura, nagiye mbibabwira, ariko nanone nkababwira ni ejo hazaza h'umushinga ni heza. Ni ariko abazahirwa nago ari abantu bamayininga Pi cyane, ni abantu bumva neza ecosystem, ni abantu bakora ibikorwa bitandukanye muri Pi network ecosystem. Buriya abantu benshi bibaza impamvu Picoin ariyo yagabanutse cyane, ariko ndagire ngo nkubwire ko hari impamvu nyinshi buriya zibitera. Hari impamvu nyinshi zituma coin ya Pi igomba kuba yaramanutse cyane, ahubwo itaba yaranamanutse kikaba ari ikibazo, cyangwa wenda kikaba ari igisubizo gikomeye cyane. Reka tubyite ko kitaba ari ikibazo, coin ya Pi bayitamanutse. Buriya ikintu cya mbere cyatumye coin ya Pi imanuka nuko bamwe mu bapioneers bahisemo kugurisha Pi zabo nyuma yo kuzakira kuri open mainnet. Icya kabiri nuko isoko rya cryptocurrency muri rusange ryagabanutse, kandi buriya isoko rya cryptocurrency rimanutse, imishinga mishyashya nka Pi network niyo ihura n'ingaruka zikomeye kurusha ya mishinga yindi yari isanzwe isa nkaho yenda gukomera. Icya gatatu nuko hari abashoramari bategereje kubona uko ecosystem ya Pi network izakomeza gukura cyangwa se kwaguka, bigatuma ari cyo kintu nyine bategereje kugira ngo babone gushora muri Pi network. Hari ibintu rero bisa nkaho bitarasobanuka, ariko ku bantu b'abahanga, ku bantu bakurikiranye umushinga, kandi ku bantu tuba tutari gushoramwe amafaranga menshi, cyangwa abantu nyine twizera Pi network, tubona ko byanze bikunze nubwo ibyo bintu abashoramari bakomeye batarabibona, ariko twe twamaze kubibona. Ariko uko byagenda kose, abashoramari hari ibintu bategereje bataremera neza, ariko nibamara kubibona ibintu biri kujya ku murongo, ibikorwa biri kwivugira, tuzabona Pi bari kwishoramo amafaranga, maze ibe yazamuka
dusigare tumeze neza. Ariko iyo mvuze ni maze tukamera neza, mba mvuze igihe ibi byose bituma abantu bagira impungenge zo kuba bagurisha coin zabo, zo kuba bacika intege zo kumayininga, zo kuba bakomeza gushyigikira ecosystem, ndetse by'umwihariko ibi ngibi bica intege abashoramari nibashore muri Pi Network igihe bizaba byararangiye ibintu bigaragara neza, nicyo gihe mvuga ni maze tukamera neza. Ariko kandi hari n'abakomeza kwizera ko niba Pi Network ikomeje guteza imbere ecosystem yayo no kongera uburyo Pi ikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, bishobora kongera kuyifasha mu gihe kiri imbere. Ese cryptocurrency waba ubona ko yarangiye? Hari ababona ko yarangiye, wenda wowe ushobora kuba ubona ari ibintu bisanzwe, ariko hari ababona cryptocoin yamanutse turi mu bihe bidasanzwe bakavuga ati crypto yararangiye. Ariko nago crypto yarangiye, nta muntu ushobora kuba yabihamya, ariko ikigaragara nuko isoko rya cryptocurrency ryagiye rigwa rikongera rikazamuka inshuro nyinshi mu mateka yaryo. Nkuko twabibabwiye ko mu mwaka w'ibihumbi 2018 isoko ryazamutse cyane nyuma yo kuba ryari ryaraguye, ndetse mu mwaka w'ibihumbi 2022 habayeho crypto winter, isoko riramanuka cyane, aribyo nagereranya n'igihe turimo. Rero ku bashoramari iki ni igihe cy'ingenzi cyo gufata ibyemezo bishingiye ku bwoba bw'abandi bantu, ariko nanone ukibuka gukora ubushakashatsi bwawe kugira ngo usobanukirwe ndetse umenye n'ingaruka z'ishoramari no gufata ibyemezo bishingiye ku makuru y'abatizewe cyangwa ayizewe, kuko uba ugomba gukora ibintu for your own belief. Reka rero mwifurize ibihe byiza, turi kubategurira ibyiza byinshi. Nyaboneka niba utarakora kuri subscribe ukande kuri subscribe. Nkuko navuze ni mu biganiro biri imbere tugiye kureba se Pi Network cyangwa se ni ukubera iki tutari kubona amafaranga muri cryptocurrency, ni hehe dushobora kuba twashakira amafaranga. Ni muri sekiteri ya AI. Rero tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Imana ikurinde. Bye bye.